ndagusuje ukomeje kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi ndagira ngo twikomereze n'inkuru yacu, imvune z'urukundo, igice cya 6. Duherukana na David aparitse imodoka ku ruhande, yicaye impande y'umuhanda ari kurira cyane. Ariko ntitwamenye neza icyabimuteye. Niba nawe ushaka gushira amatsiko, reka dukomezanye turebe impamvu y'ibyo byose. Muri kumwe na Wusi. Aline yagumye mu modoka, abona David ntari kubanguka, nuko arahindukira areba inyuma, abona David yicaye ku ruhande arimo kurira cyane. Ayisohokamo, aramwegera amubaza impamvu ari kurira. David ahita ahanagura amarira vuba vuba, arijisha nk'umuntu utariraga. Aramubwira ati, nta kibazo ariko. Kubera ko Aline n'ubundi yari yabibonye ko ari kurira, yakomeje kumuhatiriza. David, nabibonye wari uri kurira, wikwijijisha, hari ikibazo ufite, ahubwo mbwira. David yahise ahaguruka maze aramubwira ati, aha hantu tugeze hanyibutsa amateka atari meza kuri njye. Yari igihe kimwe ubwo nari ndi kumwe na mama mu modoka tuvuye mu mujyi. Tugeze hano nibwo hari imbere ureba haturutse ikamyo yacitse feri maze iratugonga. Ako kanya mama wanjye yahise yitaba Imana, maze nanjye ndakomereka ariko bidakabije cyane. Aline yaramwegereye amuhanagura amarira aramuhumuriza. David, ihangane kandi umbabarire kuba nongeye gutuma ugaruka ahantu hadafite amateka meza kuri wowe. Ntabwo nari mbizi rwose. Maze basubira mu modoka bakomeza urugendo. Tugarutse kuri hoteli, Chantal yicaye ku meza, ni mu masaha ya mu gitondo, ni igihe cyo gufata amafunguro ya mu gitondo. Nanone bamuzaniye kuri ya migati, yumvishe impumuro yayo, irongera imwibutsa wa muhungu bakundanaga. Atarafata umugati ngo arye, abitekerezaho ahita afata telefone, ahamagara inshuti ye y'umukobwa biganye muri segonderi yitwa Pamela. Amubaza niba afite umwanya ngo bahure baganire. Hagati aho Pamela ubwo ari mu kazi kenshi, arabona abakiriya ari benshi cyane, kandi amasaha yavuganye na Chantal yo guhuriraho nayo arabona yegereje. Mbese mu mutwe bisa nkaho byivanze. Ako kanya kibitekerezaho, abona manager wa banki arinjiye, nuko abwira abakiriya ko serivisi za banki zigiye kuba zihagazeho gato, hari akabazo kavutse bagiye gukemura. Arababwira ati, mwe mutashye rero ndakeka ejo kazaba kakemutse, n'abakozi namwe mwe mutashye tugiye kuzana ikipe igiye kubyitaho, ubwo akazi kanyu kazakomeza ejo. Pamela yumvisha ibyo manager avuze, ahita ataha n'amatsiko menshi yo kujya guhura na Chantal. Dusubire mu muhanda. David na Aline bakomeje kugenda. Bageze ahantu hari agashyamba gake, David yakase imodoka bava mu muhanda bari barimo, bafata undi muhanda. Bamaze kugenda nka kilometero imwe, yarahagaze asohoka mu modoka maze abwira Aline ko ahantu bahageze. Aline asohoka mu modoka, David amwereka aho yamusanze aryamye. Aline akihabona yahise yibuka za nzozi yarose, maze azihuje aravuga ati, David, yari hano rwose, ni hano narose. Ahantu narose hari hameze neza nka hano. Hari ibigabo bitatu bitagaragara mu maso byari biri kunkubita. Ariko se kari hano bankubitiraga nahageze nturutse. David abonye Aline akomeje kwibaza ibibazo byinshi, aramubwira ngo reka dutahe nkugeze mu rugo ubanze uruhuke, dore n'imvura igiye kugwa, nanjye kandi nsubire mu kazi, barankeneye cyane. Nuko basubira mu modoka barataha. Bari mu modoka bataha, David abaza Aline ati, ese Ari, ibyerekeye ya hoteli mama wawe yagusigiye igomba kuba iyawe, hari icyo ubiziho cyangwa nabyo warabyibagiwe? Aline aramubwira ngo ntacyo mbiziho rwose, nta na kimwe nibuka, sinzi n'uwo muntu yayisigiye ngo nzajye kumureba.
ubundi se kuki atambwiye amazina ya papa wanjye? Wasanga kandi ubu duhuye yankunda. Bakomeza kugenda, bageze ahantu hisanzuye. David aparika imodoka ku ruhande maze abwira Aline ati, ari ihangane, buriya wasanga papa wawe niba akiriho hari igihe muzahura, ariko hari akantu nshaka kukubwira, sinzi niba ubinyemereye. Ari ko nakuboneye akazi se wagakora? Hari ahantu nafunguye sitoke y'imigati, ndagira ngo mpagushyire ujye uyicuruza. Niba ubyemeye kandi ejo wahita utangira akazi. Aline aramushimira cyane maze aramubwira ngo nta kibazo, ngiye kubitekerezaho ndakubwira. Ku rundi ruhande Chantal na Pamela bicaye mu kajaride, buri wese mu ntoki afite agakombe bisa nkaho bari kunywa ikawa. Ari nako baganira, ariko mu maso ya Pamela bigaragara ko yatunguwe cyane no kubona ari kumwe na Chantal. Nuko aramwitegereza cyane maze aramubwira ati, shaho Chantal, uzi ukuntu nari mfite amatsiko yo kukubona. Sha, hanze arahindura koko, uzi ukuntu wabaye mwiza. Ubu se ntiwabonyeyo umugabo w'umuzungura? Chantal ahita amuca mu ijambo aramubwira ati, sha, ubuzi by'abagabo uranyibutsa. Uzi ko mu kintu naguhamagariye nashakaga kukubaza amakuru ya wa muhungu twahoze dukundana mbere y'uko njya kwiga. Ndumva mukumbuye cyane. Ndabizi naramuhemukiye cyane, nageze intangira kumushaka aho bari batuye ndamubura. Pamela aramubaza ati, ubwo si uwo muntu uri kuvuga sintuza? Si Saviye? Buriya niba ari uwo, sha nanjye simuheruka, duherukana kera. Ubu nta makuru ye nzi rwose, ahubwo nanjye nari nzi ko ndibuze kuyakubaza. Chantal abonye ko Pamela nawe nta makuru amufiteho, atangira kwibaza ibintu byinshi. Ubundi se buriya Saviye aracyariho cyangwa yarapfuye? Niba akiriho se kubera iki ntari kumubona? Ngiye gukora ibishoboka byose, nshakisha ahashoboka hose, ndebe ko nakongera kumubona. Cyorere, Chantal se ko kandi akomeje guhiga Saviye cyane, ni amahoro? Ese buriya koko ni urukundo rubimutera gusa, cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Saviye se ukomeje guhigwa na Chantal ni muntu ki? Kubera iki se ubundi niba ari muzima atari kwigaragaza? Reka tuzakomezanye ubutaha turebera hamwe impamvu y'ibyo byose.